nanditse 50 ariko ntago ari yo. Umusheri wanjye rero yarambwiye ati ndabona baguha imiceri nkabona baguha iki nkabona bagutuno twose ariko ngewe ntibaguha umugabo kankwihera urukundo nta kindi nzakwirwariza cyane kuri ngiye na nijoro nigirira ubwoba kuryama ngiye nyine rwose wabyari ikigeragezo kandi no kwiryamira tangira gutekereza byinshi cyo naravuga ati rwose jyana n'ubundi sinari nshoboye sinari mbashije munahamagara ambwiye ati nkugize umugore wabyemera nge ndi muzima sindwaye kandi nanjye ndambiwe kubaho nyine ntago nigeze nkundika kubaho njyenyine nta n'ugize binshimisha n'umunsi umwe nahoraga numva nyine nanjye ubwo numvaga binukira cyangwa se kujya mu muhanda wari umuntu w'umudamu akagenda mu muhanda baravuga ni wa mugore wavuye mu nzu ni buriya ntabwo bivuze ngo iyo urwaye ubupfuye ntago bupfuye cyatse umugabo nkiri umwana ntago naho wenda ntabwo abagabo bose ntabwo wenda ariko baba bashabutse wenda muri bya bintu byo mu cyumba cyane n'abakuze ariko mu bintu nasengeye kirimo nabwiye Imana ko niramuka ishatse kujya kumpa umugabo tazamuntera stress ubwo niba hanze byarakemutse no mu cyumba byarakemutse ko reka nkubwire Imana yarandemeye kwabizi ni impano yaturutse ku Mana no Imana yampaye kandi ikizere yangiriye kigatuma anshyira mu rugo abandi bose banyanze we akankundira ukundi kandi mfite ikibazo ntacyo afite kibi nakoze reka nkubwire buri Imana ireba mu mutima mujye mukora neza imirimo dukora Imana irayibuka. GASARO TV abakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane kuko nawe mutwereka urukundo umunsi kundi twagarukanye na Justine wanyu nyuma y'igihe kirekire. Justine wari waragiye ndahaya byose mbere yo kongo ikaze naho ndi mu rugo uri mu rugo ko ari warabuze ni Kigali nyine se ntacyo nakazi no gushakisha nyine tuguhaye ikaze noneho murakoze cyane amakuru y'iminsi myinshi cyane niba atari imyaka derukana kera pe oya ntago ari kujya mu butane sha derukana utari nawubonye ryari kuwa mbere nibwo murenge nasinyuye ndi umuziribateri uri umuziribateri nk'abandi bose yego byagenze gute tubwire tunyuremo muri make hari benshi wenda batari babizi cyangwa se bari banabize ko bategereje uko bizagenda hari n'abandi nabonaga bagitanga amahirwe cyane nyamara Justine wiki iheba bishobora kuzarangira umuntu yisubiyeho mbese reka dutegereze ifirimbi ya nyuma ariko ifirimbi ya nyuma se ubu ntiyavuze yaravuze byararangiye twarasinyuye mu murenge nyine urukiko rwanzuye ko ngomba gutwara abana banjye bose akajya atanga amafaranga yo kubatunga buri kwezi nibyo twari dufite bikagurishwa twagabana amafaranga. ubu ngubu mwaragurishije hoya nkubwira ko twabonye ubutane ku wa mbere ubutane buratinda byaratinze kubera burabaye mu kwa 11 amatariki twasezeraniyeho azabusanye naje ku myanzuro y'urukiko bituma rero nyine mu murenge batatwandukura bituma nsubira gukosoza ikirego ko nyine ndongera nategereza nyine birangiye nyine birangiye guseka ubundi rwose wariyakiriye muri make kwiyakira semva ni vuba ntabwo ari vuba kuko ibiganiro byose twakoranye ubundi ako kantu iyo twakageragaho niko kantu kakugoraga oya narabyaki nkimara kubona nyine uko urukiko rwabyanzuye nahise nyine numva binshizemo wumvishe unyuzwe se naranyuzwe cyane ese iyo umuntu yakubwira ati singushaka nyine kuba umushaka atagushaka se undi ntacyo bimaze inkweto buriyayo nyine kantu k'inkweto buriyayo se ariko ngiye kukubazaho ubuzima buhagaze gute uyu munsi shana kuri ndaho nshimiye abantu bamfashije
sha mwarakoze aho mwakuwe Imana izahasubize kandi nanjye nyine ntabwo nkiri kurirana abakunzi banjye ntabwo nkiri kurira bamfashije gusenga banyikorereye umutwaro ukuri mwarakoze ubu meze neza nta kibazo mfite nta kintu kiri kundya ubuzima buragenda bumeze neza biraho nyine nta kibazo pe ntabwo ari nka mbere Imana yashyizemo imiyaga nako yoroheje umusonga hari ikiganiro twigize gukorana mbona umuntu yanditse kuri komenti ati rye Justine ukuntu aba yisetsa ati n'ukuntu atwaye umugabo w'abandi warabonye mbona uramusubije tugahita twibaza ese undi umugabo mutwara gute hari ahantu nabonye havuga ngo umugabo ni roho mutagatifu ameze nka roho mutagatifu tura mu mahoro turahari amahoro ese niba ubwo se byanga bikunde nta muntu utazi ubuzima naciyemo nta n'umuntu utazi uko muri njye hamerewe cyangwa se meze ubwo se naba namutwaye cyangwa yaba yanyikundiye yandemeye nk'uko namwe mwese mwandemeraga yabonye ati naba namutwaye ubu disi umugabo bamutwara gute buriya ese namutwaye mu ipaniya namutwaye mu gitenge namutwaye gusa byumva ngo arabatwara ariko nyine nkibaza gusa wowe ntaba ari sererisi umugabo mfite n'uwanjye ntabwo namutwaye ntabwo ari uw'abandi n'uwanjye n'uw'Imana yampaye nyuma y'amarira Imana yarebye ukuntu nyine mwagiye mundemera umuceri mukandemera utuntu twose ibona ko nyine ntakwiye kuguma kuba njyenyine mubiri kurya njya mbibona mu makomenti wandika ushishikariza abagore gushakwa Justine ushishikariza abagore gushaka pe kurara wenyine ukuntu bimera njya mbibona wandika ngo ngerega ngo nibareke ngushake mpfa ko nakoze ikiganiro gusa cy'umuntu uvuga ko agiye kujya gushaka uramushyigikira koko nkavuga ati Justine rero ashobora kuba azuba bari bwo kubaho nta mugabo umugore afite nese usibye kwigiza nkana ubundi hari utabuzi hari utabuzi utarashaka ntabwo ubwo atarashaka gusa warabuzi ni nko kukubwira ngo urasubira agahinja iyo kavutse iyo wibeshye ukagaha ibiryo katarageza amezi yo kurya ahora yasamye nta kintu utabimuhaye mwanabonana ntabwo rero buriya nyine usibye ni amabura kindi ni ukubura uko umuntu agira ariko umuntu waraye mu buriri ari babiri twaramo wenyine biratonda biba bigoye wenda simbizi niba wenda ari njyewe ariko ntabwo kabura uratekereza ugakurura ibihe ugakumbura ibihe noneho nawe uri muri babandi ndavuga ngo aho kugira ngo nsambane nashaka niyo mpamvu nashatse komanda yanjye Justine none se mbwira nyibwirira ubundi meruka nyine simbizi biranashoboka ko ari umugabo wuriya umugore wuriya mugabo wabyanditse si bishoboka cyangwa se n'inshuti ntabwo yabikora ninjajwa kuvuga ngo baba babibwiwe n'iki ni kwa kundi umuntu aba ari inshege twatahagazeho none se niba umugabo mfite wenda yaramaze imyaka 10 atabana n'umugore we batanasezeranye twe duhangayikishwa no kugira ngo dukore ubutane twarasezeranye yego noneho umuntu kuva mu myaka 10 yaravuze ko adashaka umuntu batakiri kumwe ubwo se anyishakiye mu myaka 10 wavuga ngo ndamwibye nta kintu bitwaye pe harya ngakurusha imyaka nabonye ibyandika muri komenti reka nze nyisubiremo ku kiganiro cy'ejo bundi ni papa wanjye nakoranye n'umudamu wavuga ko umugabo wamushimye kwa 27 wavuze ngakurusha 20 nanditse 50 ariko ntago ari Justine kagetse namba guseka pe niba ranse siniba ku myaka waditse ngewe nzi uburibwe sando ngenzi uburibwe bw'umuntu batwara umugabo kwa byambayeho ntabwo najya kubaza umugore mugenzi wanjye mutwarira umugabo ego rata ntabwo nabikora rero abantu bose umugabo mfite n'uwanjye ni Imana yanyihereye ni papa wanjye ubundi cyane kubite konze tubwira imyaka kurusha Justine ni nka 30 yego ndabizi kubera ko ntabwo
ngira ngo na mbere uyu hose mpamvu nta niyo yaba ari namubona ingahe wa mugani nabonye ejo ndari umuntu wanditse muri comment ngo nta mugabo ujya ucura niba ari ugucura sinzi ukuntu yanditse gusaza burya gusaza ni mu mutwe rega gusaza ni mu mutwe umugabo wanjye rero mva mbona nyine nezerewe kubana nawe kuko yaje bikomeye se ibaza umuntu gutoragura abantu bose barakwanze guse kigeretseho noneho azi ko ufite n'ikibazo cy'uburwayi ujya umuririra cyane umva byatari kubera ukuntu ukunda kurira uriya mugabo rwose ajye yihangana guhoza yamfashe abantu bose baranyanze kandi iyo ugiye hariya ukavuga ngo ngiye mfite ikibazo kinini ndarwaye abantu bose bavuga ati undi wamurwaye umuntu undi bamujyana hehe ariko we ntarwaye ariko yemeye kundwaza nicyo ngiye kubaza ko abantu batari bubyemere hari abandi buze kutabyemera bazaze mubahe bajye kumupima umugabo wanjye ni muryege urumva Justine none tubazo se mubahe urumva we yamfashe n'ubundi ni kurya kumbona nyine arabizi social media cyane rwose se umuntu uzi wese wambonye ku social media nyine abazi n'ikibazo mfite yego kandi nta n'impamvu yo kuburyo byo gukira indwara arayirata birashoboka ko wenda nza kuba nta navuze hano mba nanapfuye ariko hari igihe umuntu yiheba cyane ko buriya nyine hari indwara n'ubundi bifite kwihebesha umuntu ku buryo ariko naratatse nyine abantu baranabara abamvuze neza abangiriye inama bambwiye ati komera ubuzima burakomeza nese ubu ndi umuntu mwiza cyane rwose ubyibushye umeze neza ndi umumama mwiza ushima Imana pe Imana umusheri wanjye rero yarambwiye ati ndabona baguha imiceri nkabona baguha iki nkabona baguha utuntu twose ariko ngewe ntibaguha umugabo kankwihera urukundo nta kindi nzakwirwariza muri make ni nko kunenga abantu ati baraguha byose ariko icyo ukeneye cyane ntacyo bari kuguha kubera nyine we iyo turi kuganira arambwira ati numvaga ukuntu uri imfubyi ntuvuka wenyine ugire epfo na ruguru wari ufite nawe arakwihakanye nanjye natikiza nkavuga ngo sibo nzarwa hari igihe nakubwiye mu kiganiro ngo numvaga nenda gupfa ngo basi uzamambe nuko arambwira ati kunumvisha ubwire uriya mushuti wawe ngo azaguhambe buriya ntabwo wanyemerera ngewe nkakwirwariza wanapfa nkazakwihambira wenda bakazamfasha nyine kwa ko nabonaga nyine ari umuntu mukuru nyine ariko nyine kwa ko nambere hose ntabwo ngiye njya nkunda abantu batoyi kandi ntabwo nigeze ntekereza ko nashaka umugabo utungana cyangwa se uri munsi yanjye kubera ko arajya yanzanira ingeso mbi ntiduhuze bikongera bigasenyuka ariko ubu uriya mfite ubu mbona arakuze bihagije buryo umuntu akuze abazi no kubaka cyangwa se akaba avuga ati wenda Justine akadefo yagira ndagatwara gutya ariko hari uwo wahita ngurukana nkoze nk'agakosa agatavuga ati n'ubundi niko wabaye ariko uriya we mva amakaye uko bishoboka nyine mu bushobozi bwe kandi nyine nubwo wenda hari n'abari bavuga wenda ati nabura afite icyo yakurikiyeyo ntagikurikira se ko muri iyi si umuntu atungwa no kurya no kuryama n'amahoro ubwo se ubuzima nari mvuyemo nari kujya gushaka se umuntu umeze nkanjye wari gushaka ufite nyine urukundo wenda ufite no kuba nyine yanambwira ati mfite uriya murima uzi guhinga uzagenda ubuhinge mfite kariya kazu se gakore gutya ukabemo kuvuga ngo ibintu byose nasabye Imana sandi ni ukuri yarabikoze ntabwo uriya udashimye mu bikeya ntabwo bazashima no mu byinshi ariko aho ndi uyu munsi ndanyuzwe niba narabaga mu nzu ya shamburete imeze kwa kundi ubu nkaba ndi mu twumba tubiri na salo twanjye ntawe uri bunyishyuze gusa nabwo kuvuga ngo Imana yarakoze rwose Imana hanyuma Justine impita nibaza iki kibazo nyuma y'igihe kinini cyane cyari kibaye imyaka harya ingaho utabana n'umugabo ni 3 ni imyaka myinshi ku muntu wa mugani wawe wigeze umugabo tubwire noneho kuva yaza mu buzima bwawe niye mpinduka mbese tubwire ku buryo uyu munsi umuntu utarashaka wabimukumbuza cyane kurangiye na nijoro nigirira ubwoba ku buryo abangiye nyine rwose byari ikigeragezo kandi si nibyo sandiri buriye wasenye urugo
ukagera hanze nta gaciro uba ugifite. Iyo uri umwe bavuga kuri indaya ikivanzu nyine uri umuntu usuzuguritse ku buryo hari n'igihe ubura n'ikintu uvuga mu bantu isoni zikakwica. Wareba umugore n'umugabo bikundaniye ukumva ishyari rirakwishe. Sinzi wenda ntabwo abantu bose bateye kimwe ariko ntabwo kabura ku muntu wabanye n'undi ko yabaho wenyine ngo abeho yishimye. Ntabwo uzabona Sandrine ufatanye n'umugabo wawe akaboko mugiye kwisohokera cyangwa se mugiye no kwiryamira utangira gutekereza byinshi. Ntabwo uba wishimye kuko ntabwo uba wuzuye. Ariko nyine ubu mise neza nta kibazo. Wari waracitswe nahoze amenye y'inko kureba umunwa wayo. Gusa nyine nta wishimira kubaho mu bintu bibi. Ntawe udakunda ibyiza nuko byanga. Ntago umumama nkanjye ubyaye inshuro enye ntago nari naniwe kuba nshimishwa no kuba nakwicara mu rugo rwanjye mbona abana n'umugabo mbitaho yagiye mu kazi azataha ko byose byagendaga. Ariko niba hari ikintu kiryoha Sandri ni ukwicara mu rugo uri umugore waba udafite n'akazi se wenda nk'uko twibereyeho nta n'akazi umuntu aba afite avuga ati nabyuka mu gitondo nkorope nkubura imbuga noza ibyombo mfure ipantaro y'umugabo ntekera umugabo. Nta kintu kiryoha nkabyo. Ujye guhaha uvuga uti niba mbonye ipantaro nziza ndayigurira umugabo wanjye, niba mpashye inyama ndazikaranga zikarangira umugabo. Birababaza kuba uri umugore wigeze urugo uteka inyama ukazikaranga nkunda inyama n'ifiriti ariko ukajya ukabona uhengetse inkono ya wenyine ya buturi kandi warigeze kuba wagira umuntu utekera. Noneho Sandri biranasuzuguritse umva n'umuntu wese utekereza gusenya byakwanze pe biraba. Ariko umva abo bitarabaho mugerageze gusenya ntabwo ari ikintu. Witwa amazina menshi ugaseba ugatuka ukandagara ariko nyine haba hakiriho amahirwe ko byanze wareka aho kugira ngo upfe. Najyaga mbona hari abandi bagiye bapfa umuntu akica undi. Umuntu kugira ngo akwicura muhunga ubuzima burakomeza busimeze neza. Noneho kubera ko nge nihambiraga kuri ya mvuga ati ndarwaye niwe biki n'ibiki uzanyemera nta muntu uzanyemera. Imana yagiye bya bindi byose irakuba irangije impano umuntu kwanga we kandi noneho muzima ntahangayikiye ngo mvuge ngo ararwaye. Ukenera kumenya ngo ese Justine yariye yagize gute bimeze gute byaba se bitana ati akagira ukuntu abitwa akavuga ati ihangane. Burya ibintu byose Sandrine mu rugo iyo hari amahoro niyo twaba duke niyo byaba byinshi ubunyuzwe kuko umutima mwiza ni mugenzi w'Imana pe. Hanyuma hari benshi bahita bibaza iki kibazo ati se Justine kubera iki wenda babanye batarakoze nk'umurenge gusa njye nemera ko isezerano rya mbere ari umutima ari mu mitima y'abantu. None se ubu dushwamburana gutya se tutarabikoze? Ntabwo buriya isezerano rya mbere ni mu mutima. Yego. Naho ushaka no kujya hariya rwose bitanariho ejo n'ubundi bikaba biranze. Yego. Ariko buri ikintu cya mbere mbona yego wenda bizaba kubera ko buriya nanone ntabwo nishimiye guhora nitwa umusambane kuko itasezeranye bavuga ko ubu kirindaye. Ntabwo nari bubikore kubera ko ntari nakandukuye mu murenge nubwo divorce yarabonetse ariko nari nkiri mu marangamirire y'undi mugabo. Ntabwo twari kubikora ariko tuzabikora igihe nikigera ariko ikintu cya mbere ni mu mutima. Ni mu mutima. Justine rwose nawe ameze neza agiye kurongorwa twongere natwe tubyishimire nawe kandi abone ibyishimo ku ruhande rwe. Abantu badusure nsazane n'umusaza wanjye. Umusaza ni umujene. Justine ukagitsetsa amaboko mbere gutsetse umusaza ni umujene. Hanyuma kugeza kuri uyu munsi umugore we rero abifata ati rimwe na rimwe impamvu mbivuze hari igihe umugabo yishakira undi mugore kandi n'undi batari bakiri kumwe na wa wundi ugasanga babaye nk'aho wowe mugirana ikibazo kandi urabona byarabaye induru nyine zikavuga abana uriya mugore yanshakiye mu nzu nyine wumva kera barabagabana. Umugore we yavuze ko adashaka umugabo. Abahapori bajya muri polisi nyine babagabanya
abana bari bakiri bato bari bafitanye mutware wanjye bamuha uturyango 2 two kuba arimo umugore avuga ati simushaka bandika ko ibintu bazabigabana abana bamaze gukura yego ubwo nyine biguma aho ngaho nyine yanshakiye mutwo tuzu birasakuza nyine abayobozi baraza baratwirukana abana be b'inkumi nyine bakajya bavuga bati uriya mugore waboze ntabwo tumushaka ibiki n'ibiki undi nawe ati mbana namwe hari uwo nasezeranye nawe ko nzamurongora nuko abayobozi nyine baravuga ati kugira ngo mutange amahoro bice mu mucyo turiyamaza izindi nzego zibishinzwe abana be bo bakwangiraga iki kubera nyine ngo ndarwaye nyine ngo ndi ikibore ngo ndi ikibore nyine bagahagarara nese papa wabo yagiye kuba yatekereza kukunda Justine ubuhamya bwawe arabuzi yarazi ko Justine arwaye niyo mpamvu nakubwe nyine ngo nabahuragura ubujajwa injajwa ziba zitazi kumenya ngo ndavuga iki ndakora iki niba umuntu amaze imyaka yari 7 ngira ngo 7 atabana n'umuntu umwe ahengeka inkono ye n'undi agahengeka inkono ye rwose ndumva nta mutima wanjye nta rubanza binshira kuba mufite kubera ko yari yarihanganye ubwo nyine byaje kugira igihe nyine abayobozi baraza nyine babishinzwe imitungo bafitanye nyine bagomba ko bayigabana baramuvuga bati umukecuru naravuga ati rwose jyana n'ubundi sinari nshoboye sinari mbashije rero buriya hari igihe ikintu kiba ejo ukazisama wasandaye utebashe kukigarura cyane hari igihe ntabwo buriya iyo turi hano kuri kamera hari abantu benshi bo mu makaritsiye baba bareba bakavuga ntabwo waza kubeshyira n'icyo kintu namaze kubona cyo karitsiye yose iyo izi ko umuntu yagowe ari burya ibitutsi by'abana akarya ibya nyina abantu yoboze impapuro zikaba zihari zirenga 5 zivuga kujya kabaro k'uwo muntu ahubwo ngiye najyaga nanavuga ati buriya ni kwa kubazi konza hano bazatera comment banazi bagusaba ikiganiro bagambirire kunsebye hagize n'uzamura umutwe impapuro kuva kera kuva ku gihe cya polisi kiyobora zirahari z'amakimbirane yabo kandi ugasanga hanini ikibazo giherereye ku mubyeyi ku mudamu yazengereje umukecuru umusaza nyine abayobozi nyine baramubwiye ati 50 ye yayishakiyemo nawe urafata 50 yawe nta mwana muto mugifite umwana wabo muto afite imyaka 19 yego ngayo nguko nyine baratugabanya na n'ubu muracyaturanye Imana irandemera turaturanye none se ko ngewe nta kavuyo ngira usohoka muhura nta kibazo ufite nubo uvuga ati uyu mugabo mbana nawe umunsi umugore we nta kintu umutima wanyu uciraho urubanza kubera ko tuba muri karitsiye burya karitsiye uko yitwaramo uko abantu baba bakuzi niba bazi ngo Justine ni umunyamahoro ngo ninde umunyamahoro niba bazi ngo ngira amahane ngo nyabaze ngo ngira amahane niba bazi ngo muzehere yaragowe araruhutse nanjye bimpa imbaraga zo gutuma nta kongera gutuma ibyamubayeho bimubaho nkongera simbe natuma yongera kuba yababara kuko reka Sandrine ntago bari mu ngo bose ariko bishimye cyane uzi ko ushaka gushaka umugore wa mbere akakubera ikigeragezo ugashaka n'undi akakubera ikigeragezo bibaho cyane ushobora no gushaka n'inshuro 3 bikanga ukazinuka noneho ibaze ko we yaragiye arazinuka nk'ubu ambwira ati yankunze urabona yamaze kumenya ko ntakibyara harya kubera nyine ikibazo kuba nafunze burundu ntabwo rero urumva byabaye nukunyikundira gusa akavuga ati reka mfashe uriya muntu kuko uriya mukecuru ngo duturanye ntago ari we mugore we wa mbere afite n'undi mugore we mukuru kandi buriya yaragira amahirwe yo kuba afite imitungo ariko urebye imitungo afite n'ubuzima yari arimo nta hantu bihuriye ibaze kugira ngo bagire ubwo bakumenesha usigare mu gashamburete kandi ufite ibyo bintu byose umugore ukamureka ukamuharugara akamara imyaka ingana gutyo yose yabikoresha uko ashaka nta kintu na kimwe ukuraho kuko ndekere abana bakure umwana muto imyaka 19
niyo igihe uvuze utereka ndumva ndambiwe ubuzima reka nshaka uzagira uncanira no mu ziko cyangwa se uzagira unanamfurira byibura nabwo abana wabyaye bakakwita imbwa bakakwita imbungegera ati ibiki n'ibiki ugasanga n'ubundi kuba mufite rero ameze neza bamubona bari bamuzi hari impinduka viye wanjye ameze neza rwose nako ni umusore hanyuma Justine hari ikintu gishobora gutuma abantu batungurwa benshi gusa njye n'ibintungura kuko nemera ko urukundo ruratsinda n'ibintu bisanzwe abantu bahita bibaza ati nkawe urabizi neza ati nka Justine wakurikije ubuhamya wagiye uduha ati ngewe ndarwaye ukabona proud mfata imiti ati kandi ugira n'inama na wa muntu wanduye SIDA ati ni indwara nk'izindi zose nimwivuze kandi urabona ko Justine yari yakiriye ameze neza mbere nibwo nabonaga bigoye ariko ngiye nishimye urabizikorana nabikubwiye ndishimiye mbona umuntu ubuzima akabwakira nkaho ari ubuzima busanzwe uwo muntu ubona uragukunze nk'uko wabitubwiye ati we ni muzima pe wiyumvishe gute kuko wa mugani hari benshi bashaka kuvuga ati n'umudamu ni mwiza ariko kuba arwaye SIDA ntago twamukunda ntago twabana nawe ntago mbese byinshi urabizi rero buriya osemana buriya ikintu cya mbere mu mutima w'umuntu kwemera kubana n'ikigeragezo urimo ukacyakira ukakigira icyawe kumva ko umusonga wawe nta wundi muntu uri bukwakire ukabyitwaramo neza ukicara uvuga uti Justine niba mfite kino kibazo ntawe ngambiriye guhemukira mu mutima wawe ntuzanemo ibintu bya kamere ngo nanjye nk'ubwo urumva nka kurana avuga ati niwe wangize gutya ibiki n'ibiki ikindi Sandrine Imana yampaye kubabarira umva numva nta muntu n'umwe ku mutima wanjye umugabo wanjye ajya anyigisha ibintu byinshi byo kutongera gutekereza ku bantu kanyereka ukuntu abantu babahemuka kanyereka ukuntu yangaye kandi afite ibintu yakoze ahambwa ati umuntu uramubabarira kandi ukagenda ukabaho ubuzima bugakomeza ni ukuvuga ngo nanjye nkimara kubona ankunze kandi ari muzima njye nakubiswe n'inkuba ahanambwa ati mutemera ko tubana ngewe ntabwo nzabura mu bintu mfite ntabwo nzabura ikintu nkuremera nk'impano ngo ugitungiremo abana bawe ugende wibereho noneho ndavuga nti gute umuntu yampa inzu ye ngo nyibemo kuko yatumpaye ubwo urumva batuduhaye ari uturyango 7 hariho n'isambu iri mu rutoki nyine njya mpingamo hose baratugabanije nkareba ukuntu najya kuba mu bintu by'umuntu nawe ari indushyi gutyo tutari kumwe umva ni kwa kwijogonyora umva nabamwiyemeyeho umuntu ahamagara ambwira ati nkugize umugore wabyemera nge ndi muzima sindwaye kandi nanjye ndambiwe kubaho nyine ntabwo nigeze nkundirika kubaho njyenyine nta n'ugize binshimisha n'umunsi umwe nahoraga numva nyine nanjye ubwo numvaga binukira cyangwa se kujya mu muhanda wari umuntu w'umudamu akagenda mu muhanda abantu bagadeni wa mugore wavuye mu nzu ni buriya Sandrine iyo ufite umugabo hari akandi gashema ufite iyo watandukanye burya bitera isoni keka wenda batazigira ariko nkanjye numvaga subu nyine nkabona ndije ukuntu nko muri quartier ariko ubu ngubu ndi umugore w'umugabo ntabwo nibana nta n'umuntu wapfa kunsuzugura uwo ari we wese abana hari abagabo benshi bagira ingeso mpa ku bintu gira gutya kagucunaguza ariko ubu umva Imana yandinze abantu b'ibigoryi nta muntu n'umwe ubu nta muntu n'umwe n'uwatinyuka kuba yabivuga ubu nta n'uwanabisonutsa ikintu cya mbere yarambwiye ati mbemeye ko tubana ntabwo nzakwemerera ko ugenda inshuti y'umuntu w'umugabo ndafuha nanjye ndamubwira ati ndafuha ariko wowe ukuntu nakuze ntabwo wabinkora ariko buriya ngewe rero nkunda guteta yego ibiryo nibibure inzu yo turayifite ntabwo tuzabura aho turyamana iwacu ariko nyihera amahoro yego ntunyibutse ko nabanje kumbwira ati uramenye tuzajya unyibutsa ko ndwaye ndabizi mu bintu akora ntashobora kumbwira ngo ibi n'ibi ku burwayi bwanjye ahubwo niyo wenda narwaye nk'akantu nkatanya nkavuga ati hakurya mvuga ngo SIDA yatongowe arambwira ati niyo njya kuvuga ibyo turabipfa mbese agerageza uburyo byose bwatuma nibagirwa igikomere kandi Sandrine kugenda mbyibagirwa
uziko nshobora kumara nk'icyumweru ntatekereje ku bintu byanjye byahise. Ni nabyo byiza ariko. Ntabwo rero noneho rero kuba ndwaye ntabwo bimbujije kubona umugabo kandi muzima. Nzakora ibishoboka murinde ko yanyemereye kundwaza, nkoze ikosa akaba yarwara ntabwo yaba akibashije kundwaza. Twaba tubaye ibimuga bibiri kandi nari mbonye Imana nari mpaye inkoni yo kuzandandata. Ntabwo bivuze ngo iyo urwaye uba upfuye. Ntabwo uba upfuye. Abantu bazi ukuntu nyine najyaga ndira. Nyine ubundi buriya uburwayi ni ikintu gihangayikisha umuntu uwo ari we wese. Nta muntu wishimira kurwara. Buriya hari ikintu amafaranga atagura, imitungo ntabwo bigura ubuzima. Buriya umuntu wese akunda kubaho ari muzima yishimye, kuba uriho uzi ngo hari akantu k'akabazo nibitseho. Nyine birababaza ariko uriyakira ubuzima bugakomeza. Hari nk'abanga gufata imiti akarinda ubwapfa, byuriza bikazamuka kubera kwigira gute kwiheba, kutiyakira. Igihe watinyutse kujya gukora amabi cyangwa se bikakugwirira, ntabwo bose babivana mu mabi, hari n'uwo bigwira. Nkanjye byarangwiririye nko ku myaka 15, ntabwo nari mfite imyaka myinshi ku isi yo kuba nakubagana. Byarangwiririye pe, ariko muko kungwirira mfite uko nagiye mbyitwaramo. Aho ubuzima buhindukiye rero nibwo nagize ubwoba cyane, numva ndi bupfe. Ariko ubu namaze gusobanukirwa ko ntabwo umuntu apfa. Ntabwo upfa kuba urwaye, ntabwo bivuze ngo urapfa. Uzajya ufata imiti, uganiriza abantu unabyemere. Usanzwe kubaho uhisha ko urwaye ni ikibazo. Niko gukira, nibyo nakubwiraga ngo gukira kwa mbere ni ugusohora ukavuga ko amarangamutima ukavuga ko urwaye. Uba wamaze gukira. Noneho bituma uba fiyeri y'ubuzima bwawe, ntiwikeka amababa, ntiwikingakinge ngo uvuga ati no nkuko tujya kwa muganga none tuba turi mu gisare turi abantu benshi. Reba nko kuba ubihisha, ukinjira usanga umuntu ukuzi ugahita ukanura amaso uti arambonye arabivuga muri karitsiye, ugahita ugira ubwoba. Aho kugira rero ngo ibyo nabyo bitwara abasirikare, ibyo bikagenda bigashira, virusi zikiyongera. Ariko buriya wabaye fiyeri y'icyo uricyo. Nyenya mvuga ngo indwara yanjye ni inshuti yanjye. Kuko buriya iyo umaze ufata uburwayi bwawe ukabugira inshuti yawe, kuva nyine ko ari ubwawe nta wundi muntu uri bubuhe. Kuba nakubwira ngo Sandrine ndarwaye, nta gikuba cyacitse. Nk'ubu narabivuze, ntibyambujije kurongorwa aho nabivugiye. Ntibyambujije gutabarwa muri karitsiye nasuzuguriwemo. Nari ngiye kujajwa. Tubwire iri inkuru nziza gusa uri kwakira. Ntabwo byambujije kubona umugabo mwiza unkunda kandi muzima. Yego. Umuntu yakwanga akakwangira ubusa, ariko mu bantu bose batuye isi ntabwo abantu bose bakwangira rimwe. Bashobora kukwangira igitarama ari bakagukundira i Kigali cyane. Shobora kukurindira mu mujyi cyangwa se kakurindira mu cyaro. Ntabwo umuntu umwe wenyine cyangwa se umuryango umwe ari wo wonyine uba wararemewe wajya no mu wundi muryango bakakwakira cyane. None se nubwo abo bana wenda wo ku mugore wa kabiri wa muzehe, nubwo wenda batankunze bakayavuga ko ndi ikibore, nese ugira ngo abo ku mukuru ntibankunda, baransura, barampamagara, bashikiwe barankunda, ikomera yewe. Noneho baje kunsura babwiye ko afite umugore, babonye ari nge bazi ku Gasaro. Ati ni wowe ni njyewe da. Noneho umwe we yahoraga azi ko na musaza we afite ikibazo, aza kuguhamagara avuga ati ariko ngiye mfite amatsiko. Yabanje kumubwira ati dore mufite ikibazo, mujye mukaranga akanyama rwose ni mu n'udufaranga, munywa amata, ubuzima burakomeza. Navuga ati ariko ngiye ntabwo ndwaye. Bituma agaruka aravuga ati tukiganireho. Aramubwira ati musaza wa, ndongeye ndagukunze, uri umuntu w'umugabo. Aramubwira ati nubwo ataye no kunyemera, nabonye bamuha amatera, mbona bamuha umuceri wo kurya, ariko ngiye mu mitungo naruhiye ntashimwemo n'abagore nashakiyemo.
nabundi nagombaga kuzafata mu mugabane wanjye nkagira akantu muhamo agatungiramo abana be. uyu munsi ubana n'abana muzehe mwese abitaho rwose nabariya bagiye kuza Yo. umutwe tugira ngo 7 yampaye urumva nyine n'ubundi we urumva amaze kwikurira mbese ndamutse mbonye nko n'ubushobozi ngenda namubwira ati sheri icara nkutunge. yo Imana izabikora kuko iyo ntekereje ahantu yankuye Sandrine umutwe tugira ngo rero yampaye hari urumva twumva na saro nashatse kutubonamo iyo tuba tubayemo. None se ubusanzwe niba hari umuntu wanguriye umuceri bikomeye namubwira ngo umufuka wa sima kawunyima oya ntabwo byakunda, ntabwo yawunyima. Yarambwiye ati fatamo kandi karyango ugakorera abana dore igihe kigiye kugira bagiye kuza ushaka ukuntu agakora ugakorera abana bazagire gute tuzajya tubyigana n'abana mu nzu bazakabemo. Sandrine ubundi ni nk'Imana yagiye mu ishyamba ngo iyo yagutahirije guhambira bose bareba. Yaragiye iratashye irahambira ishyira ku mutwe irambwira ati gende. yaragukereje none yagutegetse hari kuri ya cano yanjye hari utuganiro njya nkora nyine nk'umuntu arambwiye ngo Justine ngo uzihangane rero ngo ujye gukorera ngo ahantu hasa neza ngo twatangiye mbona mu bihomo uyu munsi muri salon harimo akarangi ye harimo n'agaparafo n'ibindi bizaza. None se ubwo nkomwe mu mitungo yose uwo mugabo afite wenda ubu ngiye gushaka ukuntu twabona ibyangombwa kuko urumva icyo bari bahafite cyabo cyamaze guta agaciro kuko bagabanye. Mbona icyangombwa abantu babiri bakundanye bari kujya inama ntabwo nzabura ukuntu nsana none nanjye nkaba nabwira Sandrine ati Sandrine wansuye ariko uzi ko Sandrine twarigiye umuntu atiye kugura umuntu ngo nsura bitewe n'ubuzima barimo cyane nka muri kiriya gihe nazaga kugasara ngaga uriya ngo tuza tukurebe ntabwo mbishaka yanaza umva akaza mfite ikintu ku mutima numva ntisanzuye aranseka nicara hasi ibintu byose nyine nkumva ndijene yo kuba ahantu ndi nkabona sima kwiriye. Noneho nkanatekereza nkavuga ati iwanjye mu nzu nicaraga mu madiva byumva nkabishyira mu kabati baranturumbuye nk'abaturumbura imbwa. Sandrine buriya rero reka nkubwire iby'isi ni gatebe gatoya cyane ni ukuri hari ibintu biratungurana ntabwo nari nzi ko nabi imbwa bigeze kuri rwego ku buryo umuntu anyirukana akanjyana kunkodeshereza inzu ya 5 mu cyaro cy'ingurube nk'abana ntagire n'impuhwe z'abana mpetse ati singushaka gusa navuga ngo bamparuriye inzira. Imana buriya isi bakari bayafukuye akandi nazizwaga n'umuryango umwe w'inzu banturumbuyemo yari yaramvunnye ariko urumva ko Imana yankubiye 7 ntabwo wenda hasa neza nk'uko ariko igihe kizagira buriya iyo ufite ikintu ufite n'ubwenge uragikoresha kandi bikagenda neza cyane. ndahamya ko mu mwaka utaha ntazaba nkimeze gutya ameze ntabwo ubuzima buzaba bugenda buzaba bwarahindutse kuko burya ibintu byose iyo Imana yakuremeye ishimwe ntabwo gusondeka njye mpamya ko ari Imana ya Sandrine yandemeye cyane kuko buriya ibintu byose naciyemo umutima nahoraga nishyuza Imana ati niki kintu mu bushobozi nari mfite buke sinabonye umuntu aburaye ngo mbure icyo kumuha. Sandrine niyo mpamvu abonye natatse abantu bakangaburira n'ubu mu rugo nk'ejo bundi ahantu hano hibiza ahantu basenye ariya mafaranga leta yishyuriraga abantu ntabwo hari abatarahise bayabona mu ntoki ngo babishyure amazu ariko umuntu yaragiye kurara hanze noneho abayobozi bakabwira umuntu ati ufite inzu ushaka inzu tuyikwishyurire umuntu akababwira ngo njye niba ntarabona amafaranga mu ntoki nta nzu yanjye mbaha. Uzi ko navuze nta kugira ngo umuntu arare hanze naze mucumbikire noneho azashaka inzu yabonye amafaranga. Kirazira kwibagirwa aho wavuye. Nta kintu rero kibine narakoreye Imana cyari gutuma iguma kumpemba umubabaro ahubwo ibyo nakoze byose ibyarizaga byose Imana burya nubwo hari igihe byihorera ariko ibiri kubireba. Nari nuze umugabo nkunda cyane Vitali muri no misi yaravuze ngo
ngo umuntu usenga aratungurana ngo saa 9 yagutungura saa 12 akagutungura kubera ko asenga. Buriya umuntu usenga atandukanye cyane n'umuntu udasenga. Ushobora gusenga ntabwo uwo mwanya bikuraho kugeragezwa. Ntavuga ngo gusenga ngo bavuga ati se ko wasenga ku kibiba byakubayeho. Ese nyina ndi marayika, ariko Imana hari igihe yibuka imirimo. Imana yacu yibuka imirimo, ikibuka ikareba, ireba mu mutima, ikareba ikavuga ati uriya muntu ntagakwiye kuguma mu mubabaro, reka muhuza amarira. No kuri Sandra Imana yampurije amarira. Amen. Byo nyine kumba yampumugabo nkahamagaza no mvuga ngo no kuba ankundira abana byonyine. Akemera kwitanga akankunda nawe ari mu ibyo bigerageza. Urumva yambonye gutyo nawe adafite uko yibereyeho, ari kuri ari kwangara. Ntiyavuga ati byibura igitsina we kiri kumpemukira ariko reka nishyireho undi. We rwose pe yarambwiye ati njyewe yutemera ko tunabana. Ndafata umugabane wanjye nkuremere. Kandi ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri. Aho bigireye ndashimye. Amen. Imana abantu basenze, abantu bansengeye no kuri Imana yarabumvishe. Ngiye kubaza ibibazo dusoza. Ikibazo cya mbere, hari benshi babita bati Justine yakurikiye imitungo, atese buri uriya musaza ati yababasha gutera akabariro. Ndabizi naza kubyibaza. Ati none ati we ni uburyo bwanyu nyine. Nashatse umugabo nkiri umwana. Ntabwo naho wenda ntabwo abagabo bose ntabwo wenda ariko baba bashabutse wenda muri bya bintu byo mu cyumba cyane n'abakuze. Ariko mu bintu nasengeye kirimo. Nabwiye Imana ko niramuka ishatse kujya kumpa umugabo tazamuntera stress. Ubwo niba hanze byarakemutse no mu cyumba byarakemutse. Waranyuze. Umva nukuri mva ndashima. Abavuga ko wakurikiye imitungo wate Justine yumvisha umusaza ndamaze yakurikiye. Ati ndamaze. Icyo kirahagije cyo yineka mitero ndakivaho. Ko wayikurikira ugiye kuyiba. Ese si hari abantu benshi mu mujyi bakunda abantu bakuze ngo baba bafite amafaranga. Wenda n'ubwo cyo kitariho ntabwo kuko urumva niyo wankunze mbira nkundira ukundi. Anabifite aba yarabimpaye. Ntabyo naba naramwibye cyangwa se binahari niwe wabimpaye. Nukuri pe bihari niwe wabimpaye. Urumva ko ntemera kumbera umugore n'ubundi yari kubima. Nukuri ni byiza cyane. Imana ishimwe. Amatsiko rero bayashire nguwe neza ahantu hose. Ntabwo Imana yari kare ntabwo Imana yari kumugabo utazi gutera akabariro. Ziko Imana ubundi ikwambura ibitari ibyawe ufite ikaguhereza ibyawe. Nta Sandri buriya reka nkubwire ingo zigira byinshi. Ariko noneho bigakabya umuntu akakubera mubi hanze akanakubera imbere mu nzu. Ariko w'imbere mu nzu aragasama. Nundi wese utizeye kuri iriya gahunda ikibazo bazamucira inkoni cyangwa isusa cyangwa azajye kwivuza. Kuko Sandrine niyo warya inyama n'ifite sira ko ari deseri kabite soza naje. Justine nukuri ni byiza kuba wishimye. Imana ishimwe. Umusaza uzamutuzanire. Azaza ndabizi kuko ari njyewe ndabizi kazaza. Ahubwo arimo kumbwira ngo ubwo Sandrine ubwo ntari bukuntume uzamubwira azansanga iwanjye ariko nzabasanga mu rugo nta kibazo ngo nsura ngo baransura mubwiye ko ndi umuntu ngo ndakuze ariko ntabwo umugabo wanjye ni umusore. Nta kibazo umubwire ngo tuzaza mu rugo kandi turabyishimiye ko yagufashe neza ndetse ni n'umubyeyi ufite ubumuntu. Bansengeye usansure bareba ahantu Imana yampaye ahantu hagari Sandrine. Imana yampaye uzi ko n'igitoki ubu nsigaye nkirya nkikuye munsi y'urugo. Siko nzi guhinga. Imana ishimwe. Ariko no mu bintu yankundiye yabonaga nzi gukora. Burya hari ukuntu umuntu ukavuga turiya muntu n'ubundi ni n'inyanda. Kuko ngenzi guhinga njya mu murima wanjye ngahinga nk'ubwo urutoki ndaruhingira.
hari umuyobozi dufite ufite inka ifumbire inka yikorera nk'ubu nk'ejo niriwe ntundi ifumbire ariko reka nkubwire Imana yarandemeye. Gira ijambo rimwe ubwira umutware wawe tunasubiza ndabizi ibiganiro byanjye arabikurikira ndabizi ko ari bukurebe. Mugabo wanjye se ko abizi ni impano yaturutse ku Mana. Ni impano Imana yampaye. Kandi icyizere yangiriye kigatuma anshyira mu rugo abandi bose banyanze. Banyanze we akankundira ukundi kandi mfite ikibazo ntacyo afite. Wenda ndi umwana w'umuntu ntago namusabira, hari ibyo natekereza kumwe ko ntabasha gutambona, ariko icyuta byose imyaka yifitiye, niba yaranakoze ikibise nzi ko Imana ibyo yankoreye Imana izamuhamo umugisha. Icyuta byose Imana izamuhe igihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Justine wakoze cyane kandi Imana ikomeze bateze imbere, ikomeze bateze intambwe, muzarambane, muzasazane, musazishe neza nawe mubane neza nibyo tubifuriza. Nabuze nimero z'abantu banjye. Na telefone yanjye yarizimije mbura abantu bombi, arakunjya mbura kuntu nshimira umuntu wangiriye neza kandi no kuri Sandrine. Abantu bangiriye neza no kuri mwarakoze. Ntago mwabibye mu mahwa burya kirazira kiragatsindwa kurera umwana udakura. Nkaba ngarutse ndi guseka ntari kurira. Hari uzi ko hari n'abantu kagasati cya kigoye cyagiye guteka umutwe. Wajya guteka umutwe ujya kwereka ngo ndarwaye kandi uri guteka imitwe. Ntago bishoboka. Ntago ikintu natetseho umutwe, nta n'ikintu kibi nakoze. Reka nkubwire uri Imana ireba mu mutima. Mujye mukora neza imirimo dukora Imana irayibuka. Nukuri Justine wakoze cyane kandi ni no gutuma abantu njye nabikunze. Wa muntu urwaye ukumva ngo ndarwaye sinzabona umugabo nta uzanyemera ntaki, uri urugero rwiza. Njye ndabikunda ko umuntu banazirikana ko nabyariyemo kanerega abana banjye bose ni bazima, na mwana wanjye ufite urwaye ugana muganga ugafata imiti. Noneho Sandrisha uzi ko none aho nagiriye ku GASARO uzi ko nabonye n'inshuti bangira inama, ntabwo nari nzi ko kunywesha amata biriya binini bituma itita kwica. Niyo nayanywaga ariko mu bintu ntekereza mu bintu nkoresha mba ngomba kubona amata yo kunywesha ikinini. Ntabwo bikwica ariko mbere hose ntabwo nari mbizi. Buriya hari udafite ubwenge bwo mu ishuri ntugiye n'ubwo mu muryango aho uvuka ugasanga n'ubundi uri pancha ahantu hose. Ibaza nko gutekereza ngo nzajya nywesha ikinini amata, nkumva ko amata yica imiti gusa. Ariko aho nabimenyeye nabwo nabibwiwe n'umuntu nakwiye ku GASARO. Nambwira ati ibyo binini byo binywesha amata nese niba warwaye ugaturama ukabigira ibanga ryawe uzapfa. Ariko buriya iyo uvuze ubona bagufasha, ntago abantu bose bakwanga cyane. Mu bantu 1000 hashobora kuvamo 100 bose bakakwikundira, bakakugira inama, bakagufasha bishoboka. Urakoze cyane. Yego nawe murakoze. GASARO TV.